Shalom bene data, iyi ni inkuru y'akababaro, iyi ni inkuru y'agahinda, ngira ngo nk'uko ubibonye muri iyi video dushyize ku ruhande ndetse n'aya majwi uri kumva byose nibifatikanyiriza hamwe gusobanurira uyu muntu uri kubona bari guterura mu mazi, uyu muntu uri kubona uryamye mu mazi, uyu muntu wamaze kwitaba Imana, uyu nyakwigendera ni umukozi wa hano kuri Nyirangarama, ni umupapa usize abana babiri ubwo inkuru y'incamugongo yageraga mu matwi y'umufasha yasize, ubwo haciyemo iminsi birabuze, ariko kuri uyu munsi wa kabiri ngira ngo niho uyu mumama yarari mu rugendo rwo kujya kumenyesha inzego z'umutekano RIB na polisi ko yabuze umufasha we, haciyemo umunsi umwe atari kumubona. Nibwo nawe rero abandi baturanyi bamubwiraga bati umugabo wawe aryamye mu mugezi hariya hepfo, ashobora kuba yapfuye, kamemo byarangiye. Ngira ngo rero bahamagaye inzego z'umutekano, nizo zahageze zije gutabara ndetse n'abaturage bahegereye, ngira ngo bose bahuruye barizwa bashenguwe n'urupfu n'akababaro n'agahinda uyu mugabo apfuye ukiri muto, wari ufite abana babiri ndetse n'umufasha, ndetse watahaga mu mudugudu wa Buyogoma. Ngira ngo aka ni akarere ka Rulindo by'umwihariko kuri Nyirangarama, bikaba n'akagari nyine ka Nyirangarama. Uyu akaba umukozi rero wahakoraga kandi rwose mwiza, wari ufite imico myiza, ufite disipurine cyangwa se indangagaciro za Kinyarwanda, ndetse n'umunyarwanda wari wigize, wari witunze. Ngira ngo rwose wapagasaga kimwe n'undi uwo ari we wese akabasha kubaho agatunga umuryango. Uyu munsi wa none rero ni inkuru iteye agahinda, ngira ngo wumvishe, ariko bamwe bavuga ngo ni uwatambweho igitambo, abandi bavuga bati ni abamunize, abandi bavuga bati ntabwo byumvikana ukuntu uruzi rwagutwara urugendo rurengeje kilometero kimwe, hama bagasanga wambaye ingofero, wambaye inkweto, bagasanga uryamye mu mugezi. Ariko muri ibyo byose hari inzego z'umutekano zibishinzwe, harimo RIB, polisi, abaganga. Ngira ngo umurambo we wajyanwe i Nemba mu bitaro bikuru, noneho hasuzumwe byimbitswe icyo uyu muntu yaba yazize, ariko amakuru y'ibanze bivugwa cyangwa se gukeka ni uko uyu muntu nyine nko kumureba mu mugezi biri kuvugwa ko yaba yishwe no kugwa muri uyu mugezi utemba ukamutemba. Urujijo rero naho ruri, ukuntu amazi atwara umuntu ntakwambura umwenda, amazi agatwara umuntu ntagukuremo inkweto, amazi agatwara umuntu ugasanga umuntu aryamye yipfumbase nk'uwari uri gusenga, kandi akaba nanone amaze iminsi ibiri abuze, kandi nanone ugasanga aho hantu bamubonye n'ubundi hanyuraga abantu amanywa ndetse na nijoro, kuko u Rwanda ruragendwa 24/24. Umunyarwanda ashobora kuba yakora cyangwa se yagenda uko abyumva cyangwa abishatse. Ngira ngo rero ni inkuru itari nziza ku bakozi bo kwa Sina, ni inkuru itari nziza ku baturage bo muri aka karere ndetse n'abanyarwanda twese, kuko ngira ngo urupfu ni igihano kibi, ni ikigeragezo kibi. Urupfu byumvore yararututse, aravuga ngo ruragapfa rupfakare, ndetse aravuga ngo n'umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo rwamumaranye iminsi 3. Urumva rero urupfu nta muntu urukunda, nta n'umuntu urwemera, nta n'umuntu warushyigikira. Ngira ngo Uwiteka umwami Imana amuhe iruhuko ridashira. Ngira ngo rero nk'uko uri no kubireba muri iyi video, hari abantu benshi, hari amajwi menshi, abantu bavuga ibitandukanye. Umwe ati ni igitambo, umwaka warushije, undi ati rwose uyu muntu ni akagambane, ese uyu muntu. Ngira ngo natwe nicyo turi kuvuga, ngo umuntu ashakisha amakuru ndetse yimbitse nk'ijisho ry'umunyamakuru cyangwa se wabashije kuhagera. Harabaho ko umuntu yavugisha iyi famiye, yavugisha uyu muryango, ndetse aba yagira abasigaye, cyane ko
ubufasha ubwo ari bwo bwose ni byiza ko wabutanga, ariko hamwe n'ibitekerezo n'inama no kubaza neza nyirizina uyu nyakwigendera icyo yaba yazize 100%, noneho umuntu agaheraho yirinda cyangwa se arinda na mugenzi we nk'uko bisanzwe. Bibiliya ivuga ngo umuntu yikunde nk'uko akunda mugenzi we. Ngira ngo rero uyu munsi urumva ni umunsi mubi ku baturage bo kuri Nyirangarama, urumva ni umunsi mubi ku muntu uri kureba iyi video. Nawe wibaze warashatse cyangwa warashatswe, wibaze warabyaye cyangwa warabyawe, mu gitondo kimwe ubyutse ugasanga umuntu wawe aryamye mu mugezi ushoka utemba, mu by'ukuri atararwaye. Uyu muntu ntiyararwaye, igihe cyose nawe wasanga umuntu wawe ari muri aya mazi cyangwa ari n'ahandi. Ngira ngo ni inkuru mbi umuntu wese mu gihe wakumva umuntu wawe yapfuye, kuko gupfa nta cyiza kiba mu rupfu, nta munezero uba, ahubwo ni umubabaro, ni agahinda. Ngira ngo rero muri uyu munota n'aka kanya ni inkuru natwe twagiye gufata bigoranye cyangwa binaruhije, ariko mu by'ukuri mu ijambo rimwe n'irindi duhumurije tunihanganisha tukiri aho uyu mumama wabuze umutware we aho mu muryango yashatsemo ndetse n'uwaturukamo ndetse n'aba bana. Uwiteka abahe kwihangana, nubwo tuvuga ngo ni wabo wa twese, ariko habaho umuntu usaza ibyo nakita gupfa, ugapfa urupfu nyine rutagatifu nk'uko twese tuzapfa, ariko ukaba utazize urupfu rubi nk'uru ruba ari rubi cyane. Urumva umugezi wica nabi, bibaye ari byo, bibaye atari nabyo nabwo urumva ni urupfu rubi. Kuba wasanga nyuma y'iminsi ibiri ubuze umuntu aryamye hariya, niba uri kwitegereza ukareba, niba wanayirebye, byose birumvikana. Mu by'ukuri rero ni akaga, ni agahinda, ni ishyano, ni umubabaro, ariko nta kundi umuntu agomba kubyakira akanabyihanganira. Ngira ngo rero ni umwanya umwe ndetse n'undi abantu bibaza, abandi batekereza bakavuga ngo none se kuko ni igitambo bamutambyemwo igitambo. Kuko hari inkuru nubwo nta gihamya, abantu bavuga ngo umuntu ashobora gufata undi akamutambaho igitambo ngo akibonera amafaranga, cyangwa se akibonera kwemerwa, cyangwa se hakabaho nanone abandi bantu babi bica abandi babahoye ubusa, ibintu by'imitungo, ibintu by'amasambu. Ariko ibyo byose urupfu rwo ari rwo rwose rukomoka kuri Satani, ni rukomoka ku mwanzi se kiba ari we dayimoni cyangwa ari we shitani. Ngira ngo rero ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'umubabaro, ariko tubwira abantu ngo bamaso kuko Satani we agambiriye kwica no kurimbura. Uyu munsi wa none nubwo yabapfuye, ntabwo Satani aba arahagaritse cyangwa agejeje aho, ahubwo abadayimoni bo bakomeza bahigahiga bashakisha n'uwo bakivugana. Ngira ngo rero mu by'ukuri twagerageje nyine uko dushoboye nuko twabikora kugira ngo iyi nkuru ikugereho, ariko ni inkuru wakihanganira mu kuyumva. Burya iyo umuntu ari kuvuga uwapfuye, ngira ngo cyangwa se uwabuze uwe, iyo ari kubivuga bisubiramo, ntabwo kenshi na kenshi ushobora kwitegereza ngo urebe umenye icyo umutima uri gutekereza. Nta kindi rero atari amarira, ni amarira, ni agahinda, ni inkuru mbi, ni inkuru y'umubabaro. Ni uburyo bumwe n'ubundi umuntu uwo ari wese iyo arebye gusa umutima uhita umubwira ngo uyu muntu yapfuye, ubwo uhita wumva icyo nakita intimba n'umubabaro n'agahinda. Rero iyo umuntu ababaye ararira akarira, koko niyo miterere y'umuntu, niko umuntu aremye. Iyo umubabaro ubaye mwinshi mu muntu ararira. Twahasanze rero amarira n'agahinda ku mugezi wo hakurya. Urumva bari bahagaze buzuye, hakuno bahagaze buzuye, abayobozi bakubise bose bahageze. Ngira ngo abayobozi batandukanye bahagaragaye. Mu by'ukuri rero ni inkuru ishenguye umutima kandi ikaba ishenguye n'agahinda. Ni inkuru nawe nuza kureba iyi video witegereje neza, mu by'ukuri ni inkuru twese turi kureba tukavuga ngo Mana yaremye isi n'ijuru, Mana ya Isirayeli na Isake na Yakobo. Ni ukuri ni inkuru iteye agahinda. Urupfu uyu mugabo apfuye, urupfu uyu mugabo yishwe,
bivugwa ko yaba yatambwemo igitambo, abandi bavuga ko byaba ari umugezi koko wamwisha, abandi bivuga ko byaba ari abamunize, abandi bivugira umuntu wese avuga icyo abonye. Koko urumva iyo umuntu amaze gupfa, umwe avuga ibye, undi akavuga ibye, undi akagaragaza ideye, undi ideye mu by'ukuri. Ariko igisubizo muri ibyo byose ni uko nakubwira ngo senga, bigusengesha bitaraza, shaka Uwiteka, bigishoboka ko abonwa. Gupfa ni ikibazo, ariko noneho kikaba ikibazo karundura iyo umuntu apfuye adafite Kristo, iyo umuntu apfuye atizeye umwami Yesu, kugira ngo uzabeho iteka ryose. Ubwo rero twihanganishije, duhumurije umuryango asize, ndetse Imana idushoboje ikadutiza igihe n'umwanya, natwe tukaba tugihumeka uw'abazima, kuko kubaho ni inyungu ku mukristo, ariko ngo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Ariko nta muntu n'umwe twifurije gupfa, ahubwo usinzire mu gihe cyawe, ube ugiye mu ijuru, uzabane n'Imana iteka ryose. Ngira ngo rero rwose mubyeyi wasigaye, bana mwasigaye, iyi famiye yasigaye, by'umwihariko abakozi bo kuri Nyirangarama, abo yakoranye nabo muri RTDA ahantu hatandukanye, aho yagiye anyura hose, mbese umuntu ajya kuzuza imyaka igeze muri 35, abazengurutse ahatari hake, abanyuze heshi, aba yarahuye na benshi, abazi byinshi. Mwese turababwiye ngo pole sana, umukama asura imitima yanyu, ayihaze amahoro. Ni inkuru rero natwe tugarutseho, ndetse tunabasezeranira ko itarangirira aha, ahubwo habaho kuyikurikirana, umuntu akaba yamenya nyirizina icyo uyu muntu yazize. Ariko ni urupfu rw'akababaro, ni urupfu rw'agahinda, ni urupfu ruteye nyine ikigongwe umuntu uwo ari we wese waba warubonye cyangwa yagumvise. Ariko niko bigenda mu isi, isi ni uko iteye. Isi nta, umwe yaravuze ngo nta heza hisi, nta heza hisi, reka mbivuge uko. Ariko mwihangane, reka rero tubabwire ngo mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza. Ciao ciao, shalom shalom.